yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitine Sumuta, umukorerabushake w'umuryango SMS, nkaba n'umunyamabanga w'uwo muryango. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka bari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kuganira n'umwana witwa Havugiyaremye Jean Claude. Ndamwita umwana ariko ubu ngubu yarakuze. Mu gihe cya Jenoside yari akiri umwana ari muto, ari mu kigero cy'imyaka nk'itatu. Ntabwo azi inkomoko ye, ntabwo azi amazina y'ababyeyi be. Yaje rero kugira ngo tuganire, tumufashe gushakisha umuryango we, kuko akeneye kumenya aho akomoka. Ni karibu rero, tugahaye ikaze Jean Claude. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Havugiyaremye Jean Claude, nkaba ndi umwana ushakisha umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nari nkiri umwana muto cyane, sinzi ngo ababyeyi banjye ni bande, umuryango wanjye ugaruka he, ariko ndumva ngeze igihe cyo kuba nakomeza guharanira gushaka aho umuryango wanjye uherereye. Ubwo rero nta muntu n'umwe ndumva umbwira ngo umuryango wanjye uri he. Ababyeyi ntabo nzi, ntabo nabonye, ibisekuru byose nta na kimwe nzi. Ndimo ndashakisha bushakisha. Nakuze nisanga mu karere ka Gisagara, umurenge wa Ndora, akagari ko sinkibuka neza, ariko umudugudu wari Kamahembe. Hanyuma nkurira muri uwo muryango wari nari ndi kumwe n'umumama umwe, nta bana yari afite. Aza kugeraho ubwo antangiza ishuri mu mwaka wa 2004. Umumama yitwaga Mama Nitegeka. Nta mazina yiwe nigeze kumenya, nubwo namubazaga ntago yigeze yansobanurira. Hanyuma rero aza kuntangiza ishuri, njya mu mwaka wa mbere ndiga. Tugeze igihe cyo kubazwa ababyeyi, umwarimu anyandikira agapapuro arakampa nkashyira Mama Nitegeka. Niwe waje ajya kuvuga ngo amazina, kuko sinigeze numva ibyo avuga. Igihembwe kirarangira, ndi mukajya mu mwaka wa kabiri. Mu mwaka wa kabiri nawo niko byagenze. Mu mwaka wa gatatu ugezemo, igihembwe cya mbere bambaza amazina y'ababyeyi. Bambaza papa birananira, bambaza mama birananira. Nibwo baje kunkubita, bambaza ukuntu nabanganye ntyo ntaramenya amazina y'ababyeyi. Ndataha ngeze mu rugo mbibwira Mama Nitegeka, ntibambajije amazina birananira, barankubita. Bugorobye ndaryama, bukeye bucya narwaye, tujya kwa muganga Ikibirizi bamuha igitanda, nkomeza kurwarirayo bigera mu mezi 6, ariko aho ngaho nari naramaze kubikiragi, ntavuga n'amatwi ntago yumvaga neza. Uri muri ibyo bitaro? Ndi muri ibyo bitaro bya Kibirizi. Hanyuma
amezi 6 ashize mama Niyitegeka baramusezerera arataha. Tugeze mu rugo amara amezi 3, amaze amezi 3 abona ngira ngo nta kigenda agarukayo kwa muganga. Nari ntaravuga no kumva sinumvaga n'ubundi byari kwa kundi nari ndi ikirage cya burundu. Hanyuma barongera bamuha igitanda, turongera tubaho ngaho amezi 3 ashize, barongera baramusezerera arataha. Tugeze mu rugo nza kuza gushaka kugaruka ku ishuri, tugarukayo. Tugezeyo wari kugaruka ku ishuri se utaravuga? Nari ntangiye kumva mu matwi ho narumvaga, ariko wambaza nkamenya nyine kuvuga yego cyangwa hoya. Nakoreshaga sayini nk'uko nakoresha urutoki cyangwa se umutwe. Hanyuma ngiye nsanga diregiteri w'ikigo yitwaga Manuel, nsanga ngo yarafunzwe ntabwo ahari. N'umwarimu wanyigishaga yitwaga Bereta, sanga nawe ngo ntahari. Batubwira ko tugomba kuba turetse kugaruka ku mashuri bakabanza bagashaka abarimu n'umudiregiteri. Bari baragiye? Batubwiye ko bari bafunzwe. None se diregiteri arafunga n'umwarimu ikigo kigahagarara? Bo niko babitubwiye. Baratubwiye ngo bagomba kwangajwa abandi, tukaba aribwo dukomeza kwiga abiga mu mwaka wa 3 twese. Kuva ubwo naratashye ngiye, ngeze mu rugo usanga mama Niyitegeka ariyo, ndabimubwira, ambwira yuko nta kibazo tugomba gutegereza. Ariko jewe kuko narumvaga ariko ntari buvuge, nkumva muri je kwiga nanone ndasa naho nabihaza bitewe n'inkoni nakubiswe. Narakubiswe numva neza birandambiye. Ariko ikigo mwigagaho ntabwo bakitubwiye? Ikigo twigaga ku kigo cya Gisanze, kiri mu karere ka Gisagara, umurenge wa Ndora. Igisanze aho ngaho ni ikigo najyaga kwigiraho ngenze nk'urugendo rw'amasaha 2. Ntabwo mwari mwegeranye n'ikigo? Ntabwo twari twegeranye n'ikigo. Ubwo rero aho byaje kugeraho 2009, umubyeyi mama Niyitegeka aza kwimuka, aza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Ubwo ni ukuvuga ngo ishuri wayisuri? Ishuri nahise ndivamo kuko nubwo nari nsubiyeyo ntaravuga neza, byaragahato kuba umubyeyi kuvuga ngo nutiga ntacyo uzageraho, ariko niwiga uzarushaho kuba umugabo. Hanyuma rero ndagenda njyayo, ariko numva nkanjye bitandimo. Nibimbereye byiza, aravuga ati aha sinakomeza kuhaguma, reka twimuke. Ngiye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi, kagari ka Nyamirama, umudugudu wa Nkoma ya mbere. Turaje 2009 nibwo mwimukiye? Yego, turaje tuhabona ahagura ubutaka, yubakishamo inzu, tubaho ngaho. Turahagumye, ntatangira kujyaza ninjoro mu gitondo akaza kansuza ati waraye ute? Nkakoresha sayini nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe. Rimwe aza kuza arambaza ati waraye ute? Ndamubwira naraye neza. Ndamubwira naraye neza. Ndamubwira ati waraye ute? Ndamubwira naramutse neza nta kibazo. Amanukaho gake nk'usutamye ararira. Amaze kurira arambwira ati ugiye wavuga? Nibwo wari uvuze muri cya gihe cyose? Nibwo nari mvuze muri icyo gihe cyose. Ndamubwira se, ndamubaze se ubundi sinavugaga? Hari ikintu wambajije sinagusubiza? Arambwira ati ntabwo wavugaga, wari ikiragi se ntabyo uzi? Ndamubwira nti ntabyo igihe narinzi kumbaza nkagusubiza nk'uko turimo tuvugana. Arambwira ati njye ndishimye cyane, Imana ishimwe kubuvuza. Yinjira mu nzu, nanjye nguma aho ngaho. Arasohoka, ndasohoka, njya hanze nkareba ibintu nkabona ndabibona, ariko nkumva ndi mu rujijo, nkumva sinzi ibyo ari byo. Nongera ndamubaza se sinavugaga koko? Undi arambwira ati ntabwo wavugaga namba, ariko nshimye Imana kubuvuza. Tuza kugumaho muri ubwo mu buzima bwaho mu karere ka Nyagatare, tuza kuvuna. None aza kumbwira ati singuma mu Rwanda, ngiye kwimuka njye Uganda. Ariko utari wagenda
wari warabayikiraga imuhe mwaka? ni ukuvuga ngo 2006 nibwo nabaye ikiragi. Utagira kuvuga 2009? Kuko 2006 nibwo nageze mu mwaka wa 3, ntabwo nigeze nsibira n'umunsi n'umwe rwose pe. Iyo nza kugira ububasha bwo kwigana nari mfitemo. Ngaho komeza. Hanyuma rero 2010 mu kwezi kwa 2 nibwo yavuze ko agomba kwimukayo akajya Uganda. Twaragiye tugerayo, tujya mu karere ka Hoima, niho yagiye, niho hari imiryango ye. Agezeyo aturayo, ariko genda mubaza nese ko ndeba bituje hano, sinzi inkuru nshobora kuba ntayivuze neza uko bimeze, kuko tukiririye aho nasanze ndi muri urwo rugo hari umumama w'umukecuru wajyaga ambwira ko mama Niyitegeka atari mama. Mukiri muri Gisagara? Tukiri muri Gisagara nkiri umwana, nkiga muri ayo mashuri uwa mbere uwa kabiri. Aho ndumva nari nabisimbutse. Umukecuru witwaga Venasiyo. Yari umuturanyi? Ntabwo yari aturiye aho, yari ari ahantu mu gasantere bitaga mu Gitwa, hari ahantu hagendwa nk'isaha imwe kugera iwacu aho twari dutuye. Hanyuma akajya ambwira ko atariho, akambwira ko mama yitwa Irene Scovia, akambwira ko papa yitwa Nsabimana. Ariko nabaza mama Niyitegeka, wowe wabimbwiraga? Venasiyo. Akakubwira ko mama yitwa nde? Akambwira ko mama yitwa Irene Scovia. Irene. Yego. Akambwira ko papa yitwa Nsabimana. Irindi zina ryo yambwiye ntago naryibutse, ntago byose nabashije kubifata mu mutwe. Hanyuma rero aho tugereye ubwo nashatse kugaruka inyuma kugira ngo nkosora ako kantu k'uwo mumama wambwiraga ko aho ndatari iwacu. Aho tugereye Burasirazuba twimutse tugeze Uganda, mbaza mama ntese mama Niyitegeka ko nzi ko abantu bambwiye ko atari mu rugo hano, bimeze bite? Ababyeyi banjye bari he? Abavandimwe banjye ko ndeba tugeze mu mahanga, bimeze bite? Arambwira ati icyo narwanaga nacyo ni uko uzakura ukaba mukuru, nuramuka ukuze ukajya utakiguye mu ziko, nzashima Imana. Nta busobanuro bufatika yigezamo. Nza kongera ndamubaza, numva nanone asubiriyemo ibyo. Nibwo navuze nti jyewe kanjye gushaka umuryango wanjye, kuko tukiri mu Burasirazuba numvaga ko abatuye mu karere ka Nyagatare bavuye Tanzania, bavuye muri Uganda, bavuye mu bihugu byo hanze, bari barahunze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndavuga nti ubwo noneho ngeze Imana tukaba tuje muri iki gihugu, reka njye gushaka papa na mama, wenda nabo barahunze ntibabasha guhunguka bariyo. Hanyuma ndibaza se reka ngende nta kundi. Arambwira ati icyo ngira ngo nkwishishikarize ni kimwe, iyo urangamuntu ufite niyo byose byawe ntuzigere wifata nabi na gake, ujye uyigenda naho ugiye hose uyiteho, nizagufasha kugaruka no muri icyo gihugu cy'u Rwanda uvuga. Ati icyo ngira ngo nkwishishikarize ni kimwe, nuko iyo urangamuntu nuyifata neza ari izatuma ubasha kongera kujya aho ugiye hose ukagenda nta nkomyi nta kikwitambika. Ndangije ndagenda njya mu karere ka Ruwero, nkorayo marayo igihe kinini. Ruwero ni he? Ruwero ni mu gihugu cya Uganda, ako ni akarere kaho. Ndakora amezi 2-3 ashize, umwaka ushize nza kuza kujya mu gasenta kaho aho bita Wabishojwa. Ubwo ndi muri Ruwero, njyayo ariko nta foto mfite y'uwo nshaka, nta n'amakuru mufiteho, ni ukugenda gusa nkavuga nti wenda nanjye nabona n'uwo dusa, akambwira ati yewe mwana, mvayo ntawe mbonye, nsubira mu kazi. Ndagenda hashize nk'amezi 3-4 bazana undi mukozi w'umugabo. Ese wakoraga akazi ki? N'uyu munsi se ahubwo namenye ubwo nkimara kuva mu ishuri ntangiye kuvuga ngo ntandukanye na mama Niyitegeka, nagiye mu kazi k'inka,
kuko numvaga ko byanze bikunze kuragira ariho hantu nzaba hagatuma mbasha kubona nibura n'umuvandimwe wanjye cyangwa se umubyeyi wanjye wa nyawe nkamubona. Kuko nabonaga abantu bose bavuye Uganda baje bahungutse, baje bafite inka, nkumva ko wenda abantu bose, njye numvaga ko abantu bose bahunze ari aborozi. Koko nabitekereje, nkumva ko nzababona boroye cyangwa se nkazavaho nkabumva no mu bindi bihugu, ariko numvaga nzababona ari aborozi bari mu mashyamba aho boroye. Hanyuma nza kugenda ndashakisha biranga, baza kuzana umugabo witwa Karege, ni umunyarwanda wari waravukiye muri Uganda, ababyeyi be bahungiyeyo ariko bavukirayo. Azaje gushumba nawe aho nakoraga muri Ruwera aho ngaho. Ahageze arambwira ati ko ndebe hari umuntu musa, ko binteye impungenge, ndareba hari umuntu musa. Hari umwana witwa ko Businge Annette w'umukobwa uri hano ubyarwa n'umugabo Roni Nunda, ndareba musa, reka nguhe nimero ye muze kuvugana. Nimero ye warayimpa y'umukobwa, umukobwa arampamagara, ariko umugabo abonye ko abikoze ngira ngo sinzi uko yabitekereje, yaraye avuye aho ngaho ntabwo yaharaye, yahise agenda, bwakeye yagiye. Umukobwa arampamagara turavugana, ko Businge Annette, ambaza amazina yanjye ndayamubwira, ambaza papa wanjye ndamubwira, ndamubwira ni papa numva bavuga ko ari Sabimana, mama wanjye akitwa Irine Sikoviye. Arambwira ati papa wanjye rero yitwa Roni Nunda, iwacu ni mu Rwanda mu karere ka Nyanza, yavuye inaha ngaha Masindi asize ambyaye, ambyarana na mama, agiye mu Rwanda, yagiye ari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda. Ageze mu Rwanda mama yishakira undi mugabo wo mu Tanzania, ubu dutuye Tanzania hitwa Ruraro. Hanyuma arambwira ati uzaze unsanga aho ncururiza hano kantine ahantu hitwa Kinyogoga, uciye muri za Ngoma, karere ka Ngoma muri Uganda. Ndagenda naho hari Ngoma, ndagenda ncayo turabonana. Wagiye Tanzania? Aho sindahagera. Hanyuma turacyari muri Uganda mu karere ka Ngoma hitwa Kinyogoga, aho nahuriye n'uwo umukobwa wavugaga wari umaze guhamya ko nabo umuvandimwe we. Ndagenda ndahamusanga muri kantine ye, aranyakira, havuga ati ndishimye, ndareba ntacyo nkushinja, ndareba ushobora kuba umuvandimwe wanjye. Ndamubwira se kuri telefone ko amazina y'ababyeyi bitahuje, ubwo byashoboka bite? Arambwira ati twe hano Uganda iyo uhageze uri umunyarwanda amazina arahinduka. Kandi koko nibyo, uyu munsi nditwa Havugiyaremye Jean Claude, ariko ngeze muri Uganda kugira ngo mbashe kwemererwa kubayo, bansabye ko nahindura amazina nkitwa Bayingana Jackson. Yego, n'uyu munsi ubwo ngiye Uganda ni Bayingana Jackson. Ubwo Havugiyaremye Jean Claude bisigara mu gihugu cyacu. Ni nacyo kintu cyatumye nanga igihugu cyitwa amahanga, niba amahanga yose ariko kuntabaho simbizi. Igihugu, kuva mu gihugu cyawe ufite indangamuntu ikwemerera kujya mu kindi gihugu bakagusaba guhindura amazina, kandi indangamuntu amazina yanditseho bayareba. Ibyo byatumye numva ntakunze Uganda cyane. Kinyogoga iyo ngiyo nyijyamo turebanaho, rwose aranyakira, aranyishimira, avuga ati kankuhuze na papa. Ampuza na papa kuri telefone. Roni Nunda uwo nguwo aramuhamagara, turavugana, aravuga ati shaho nzaza nkurebe mwana wanjye. Ati ubwo mushiki wawe abyemeye ko uri musaza we, ubwo uri musaza we nzaza nkurebe. Haceho iminsi 3, ubwo njye naratashye nsubira Ruwero mu kazi ko gushumba, aho nari navuye njya guhura n'uwo mushiki wanjye. Ngezeyo rero mu rugo, haciye iminsi 3, ko Businge Annette arampamagara, arambwira ati papa yaje Kampala, saba uruhushya witunganye
uzaza uhure nawe. Narabikoze, aho nakoraga bampa gahushya ndababwira ngiye mu rugo, kuko jyewe abantu nabashije kubwira ko ndi imfubyi bashije kungirira nabi, niko nabyita, kuko umuntu aragukoresha ukabona ntashaka kunahumeka, ukabona nta cyiza kwifuriza. Ubwo byaje gutuma abantu nzajya mbabwira ko ngiye mu rugo, aho ngiye muri misiyo zanjye zo gushaka umuryango nkabyita ko ngiye mu rugo. Hanyuma mbabwira ko ngiye mu rugo, uruhushya bararumpa, njya Kampala, duhurirayo ku Businge nsangayo Nunda ari we papa wansangayo. Aravuga ati ku burebure nkurebana n'ukuntu uteye, kuvuka n'imvi ndareba mu mutwe nakwitegereje ahantu hose, ni ibyo mu muryango wacu, ariko se ko ndi so, mama wawe nindi? Aho nanjye niho namushubije, aho kumusubiza ahubwo nanjye naramubaje ndamubaze, se kumbajije ari jye wakakubajije, wewe wemeye kuri papa, nkakubaza mama mwambyaranye ninde ari hehe, akaba ari wo mbajije, genda gusubiza iki? Arangije arambwira ati rero ntawe nzi by'abasirikare ntiwamenya, hari igihe yaba hari cyangwa atanariho, ariko narakubyaye, kureba ku isura ndareba mbyemera ko waba umwana wanjye, ariko uwo twakubyaranye ninde arihe? Ndamugana icyo nta gisubizo ndi bubone, kuva utabimenya ari wowe papa wambyaye ubyemera kuri papa, njyewe nta busobanuro mfite. Arambwira ati noneho ushaka ukuntu witegura uze ujye mu Rwanda, nkujyane mu mashuri wige uve mu mashyamba. Ndamubaza, se papa kandi kwite urabinyemereye kuri papa, uzanyigisha ishuri ki? Ati njye nzakwigisha ibyo kubaza intebe, gukora ibitanda, gukora utuntu twose tw'imitako, ariko bivuye mu kubaza. Nutabishobora nzakujyana mu ishuri ushake perime na provisoire, ube umushoferi mu gihugu cy'u Rwanda. Numva ko Imana iranshubije, numva mbehe ntacyo ntigowe nacyo, numva ni igisubizo. Ko Businge arambwira ati rero hitamo mu bintu bibiri, niba uzabanza ukajya mu Rwanda cyangwa tujyana Tanzania, aho mama yashatse yambyaranye na Roni Nunda agiye gufata igihugu mu Rwanda, mama yishakira undi mugabo. Uyu munsi ifite umutungo wo kwa mama, dufite inka, dufite amasambu, twagenda jyewe nkasaba umunani wanjye bakawumpa, kuko ndi umukobwa ejo nzajya gushaka ibunaka, sinzajyana ibyo kwa mama. Umutungo wanjye nkawuguha, ukazakubeshaho igihe utarabona ibyaso, ntiwanakwizera ibyaso. Ndamugani rero hitamo. Arambwira ati twe tubanze tujyeyo. Tugiye Tanzania. Twaciye Mutukura, urareba iyo uva muri Uganda, umupaka wa Uganda na Tanzania ni Mutukura. Yarakwishyuriye se? Yaranyishyuriye. Ko Businge neti niwe wishyuye. Turagenda tugerayo, tugera hitwa mu gasenta kaho bita mu Rushaka. Polisi yahitwemerera gukomeza. Turagenda tugeraho bita mu Gatoma, niho twaviriyemo, tumanuka mu cyaro cyaho bita Ruraro. Ruraro. Yego. Niho hari iwabo. Tugiye dusanga afite mukuru wiwe nanone, ubwo sinzi ukuntu bavutse, bwo byaranyobeye, ntabwo nigeze shaka kubisobanukirwa cyane. Dusanga imitungo yose yarayiriye, bari bafite inka 400 zarariwe zarashize, kuko we yavukiye muri Uganda, ntabwo Tanzania yigeze yiyumvamo cyane. Yumvaga ko azajya yagiye gufata umunani we, hanyuma akagaruka muri Uganda. Ko Businge neti. Tugezeho dusanga inka zarashize, ubutaka n'ubundi butaka bwa Tanzania ntabwo bugurishwa. Icyo ugurisha ni itungo ryawe wororeyemo, cyangwa se ababasha guhinga. Narinze mpava ntabonye naho bahinga rwose. Arambwira ati, se mwana wa data ko ndeba byanze, dukoze iki? Noneho reka nsubire mu Rushaka, mu Gatawuni, mu gasenta kaho,
njye gushaka amafaranga y'itike izatugarura muri Uganda. Noneho nawe jya ku mugabo w'umunyarwanda uri aho hirya witwa Gacweka, uragira inka ziwe, niko kazi kawe, nubonayo 3,000 y'amashiringi y'amatanzaniya tuzatubonye itike wenda ukomereze ujye no mu Rwanda. Ndagenda mpageze umugabo Gacweka anjyana mu nka. Ubwo byari mu mwaka wa 2016, hari izuba rikomeye cyane muri Tanzania. Arangije aravuga ati zinka 1000 ni ukuzimura ukazijyana muri pariki ya Tanzania, niho hano hasigaye utwatsi niho tuvugwa. Sinari impazi, n'umwana wundi yampaye twajyanye nawe ntiyarahazi, gusa we nka Gacweka nk'izina rye Nyirinka niwe wari ufite telefone avugana n'abandi bari barajyanye inyana z'amashashi zaragezeyo zagombaga kujya kurisha. Ubwo twaragiye tugenda icyumweru n'iminsi 3 tutaragerayo, ariko ibyo ngibyo ubuzima buza kuba bubi, nza kumusaba ko yangarura aho yankuye mu Gatoma aho ngaho. Tugaruka Ruraro, tugarutse Ruraro nsanga ku Businge neti ntariyo, baramutelefona amubwira ko nagarutse nanahabereye nabi cyane, araza pangiraho ko tugaruka Uganda. Tugeze Uganda ubwo byari Gacweka yaje kunzana kuri moto, arambwira ngo ndinze mpfa amaraso yanjye ntiyazayakira, kuko we naragiye ndarwara n'imyenda najyanye muri iyo game ya Tanzania aho twari turagiye bari barayinyambuye. Bwari ubuzima bubi, ntitwaryaga, kwari ukunywa amata gusa nabwo adatetse, tubayeho mu buzima bubi cyane. Hanyuma rero nza kumusaba ko yangarura aho yankuye mu gasantere kaho yankuye, abanza kubyanga, ariko nyuma abonye naranoze pe, aranza narangarura. Angejejeyo telefona ko Businge aho yari ari mu gasenta ko mu Rushaka, araza bucya pangiraho. Twaje ari ku cyumweru n'ubundi 2016 mu kwezi kwa 10. Ugereranyije twagiye mu kwezi kwa 8, twagarutse mu kwezi kwa 10. Yesu yita mukuru we yarakwemeye. Mukuru we inde? Mukuru wa Businge aho mwari mugiye gushaka imigabane. We aho twari tugiye aho yaragiye gushaka umugabane we ngo awungarureho awumpe nka musaza we. Twageze aramubwira ngo nta mwana w'ikinyendaro uhabwa 8. Umwana w'ikinyendaro iteka bari ikinyendaro, arategereza utwo bamuhaye akakira, ariko ntategeka. Ngo icyatumye inka zose azirya zigashira nuko yarabizi neza yuko nta munyarwanda ufite icyo, nta mwana wese ufite inkomoko y'ubunyarwanda ufite icyo yasize muri Tanzania. Niba Uganda bibayo nagenda agabaneyo, ariko Tanzania ntabiriyo. Niko yamushubije. Uwo ni mukuru we bavukana kuri mama we muri Tanzania. Ubwo twaragarutse tugaruka muri Uganda. Nkihagera nari mfite data buje nkunda cyane wo muri Ruwero, ariho nari naravuye njya muri ibyo byose. Abarampamagaye arambwira se ko twakubuze kuri telefone wabaye amahoro. Arambwira ni nabaye amahoro, nari nkiri mu rugo, kwanga ko bancishamo ijisho bakansuzugura. Nabyitaga ko mvuye mu rugo kandi mvuye muri misiyo zo gushaka umuryango. Hanyuma arambwira ati se byashoboka ko wagaruka ko nta mushumba afite? Arambwira ni ndaje rwose. Nanjye ubwo sinari mfite aho nduhukira, nibazaga ukuntu njya kwa mama nitegeka. Ari bujye kumbaza ati kugira ngo umere gutya kose wari uvuye he, wabaye iki, byagenze gute, nkumva bingoye. Mpitamo gusubira Ruwero. Umugabo aranjyana ngeza mu rugo iwe, angejeje iwe mu rugo. Umukecuru uriyo mama we yitwa Gasha, aravuga ati uyu mwana noneho yabaye nabi kurushaho, ntabwo turi buke ajya mu kazi, ahubwo wowe reka bugoroba umujyane kwa muganga Ruwero. Kwa muganga ku ivuriro ryitwa Gashana niho twagiye kwivuza. Aragenda asanga hariyo abakobwa b'Abanyarwanda bariyo, arabwira ati dore mwene wanyu twabanyeho ari umusore nabwo udashimishije, noneho ndareba yarageze aharindimuka, ni mu munsuzumire mufate amaraso n'ibizami byose mumbwire ikibazo afite. Ndangije baransuzuma, twara imodoka yo mu igaraje
ahagarukiye baramubwira ati twasanze arwaye igifu, yarwaye igifu. Bampa imiti, ibinini biryohereye cyane n'umuti w'amazi wo mu gacupa nawo uryohereye. Ibinini nabonaga bisa nk'iroza n'umuti niko wasaga. Muri Uganda numvise bawita ngo ni quinine. Umuti wa quinine barawumpa ndawujyana, tugeze mu rugo umukecuru agasha aravuga ati mwasanze afite indwara ki? Ndamubwira ati twasanze afite indwara y'igifu. Aramubwira ati ibyo binini bijugunye, ndaje buracya kare kare muvure akomeze akazi kiwe, ariko namuvurishije umuti wa kinyarwanda. Rwose ni umuti utanateye isoni, yaramvuye. Ubwo nari maze igihe ntarya, nta kintu na kimwe shyira mu nda, ari ukubaho gutyo tunywa amata n'ayadatetse. Ariko naho nagereye aho barangaburiye numva sinshaka kubirya, nkumva sinzi n'impumuro yabyo. Hanyuma arangije amvurisha amata y'ikivuguto. Ni umuti ufasha amata y'ikivuguto, ibiyiko 3 by'ubuki bwo bahakuye atari ubwo mu maduka. Yarambwiye ngo ubwo mu maduka buba bwageze indi mbogamizi, sinzi ngo ukuntu babigenza. Arambwira ati nibwo navanze ibiyiko 3 n'igikombe kimwe cy'amata y'ikivuguto, mbishyira ahantu hamwe mu karere, bo babyita ibirere, ibyansi, inkongoro se, ashyiraho. Hanyuma mu gitondo cya kare ndanywa bya binini, wa muti sinabinyoye, nanyoye ayo mata n'ubuki byo yavanze. Na saa sita bibuko, na ninjoro nabinyoye iminsi 2, mu nda haba harakize. Numva ngize apeti, nshaka kurya. Arambwira ati uyu muti nkuvurishije mwana wanjye uzawurangire n'abandi. Ni umuti rwose ubuki n'amata y'ikivuguto, ni umuti w'igifu ku bantu bakiri bato. Nanjye ndabivuze n'abandi babyumve. Umuntu wese waba ufite ikibazo cy'indwara y'igifu adafitanye imbogamizi n'amata, uwo niwo muti wamuvura agakira. Kuva aho 2016 kugeza uyu munsi ntago ndongera kurwara igifu. Ndarira kimwe. Ikintu uyu munsi ntabasha kurya kubera akazi nkora ni ibishyimbo. Akazi nkora ko gushumba ntago ibishyimbo babiduha. Ibitoki ni rimwe na rimwe. Turya kawunga kuva ku ya mbere y'umwaka kugeza ushoje. N'ayo mata dusomera, kandi ubwo nawe ni ukuyanywa ari inshyushyu atetse. Bamaze kunyiba rero, mpamagara papa ndamubwira nti nyohereza itike, dore banyibiye mu modoka, mbashe gutaha, nkomerezemo kimwe, nkomeze nzi Kigali, nze njye mu rugo. Umugabo arambwira ati 10,000 nabyo nabona nonaha, wongera ugende upagase uyabone uzamuke. Ati kandi nuza ntuzahita uzi Nyanza, uzajya kwa mukuru wanjye witwa Sinapolo, uri hano ku Gitega, niho nzagusanga. Njye nari nzi ko bose waba ari i Kigali, ariko wenda akaba yubatse i Nyanza. Ubwo ngubwo najye ndashumba, ndongera mbona amafaranga, maze kuyabona mbona 80,000 nakoze umwaka wose. Ndazamuka 2018, ndazamuka nzi Kigali. Mpageze Sinapolo aranyakira, arambwira ati rero bugura agacupa kugira ngo papa wawe abaze. Baragenda nkajya mbaha uko muhaye ya 5 ntigaruke, ati gura kandi gacupa tube dutegereje papa wawe. Aho papa agiye kuzira nawe yaje ndeba rwose agacupa yagasomye bya nyabyo. Aje yagasomye, ati gura rero mwana wanjye, gura ubereke ko uvuye Uganda, ubereke ko wapagashije wazanye amashiringi. Ndamubwire se ko banyibye nta n'ikintu nazanye, najye nutwo napagashije n'ubundi nkuko wabimbwiye ngo nishaka itike nkomezemo nzi. Ese hano niho mu rugo? Ati wowe gura turaza kuba tuganira. Bumaze kugeramo nko mu masaa 10 z'umugoroba ndareba, ndavuga nti rero ahantu navuye nza hano i Kigali navuga ko ngiye mu rugo, kandi ndareba bwije, kandi amafaranga ndareba ashize, asigaye amafaranga make, 80,000 nazanye, siganye 30,000. Ntirwanaho nshaka kubura itike izanyura. Aho ngaho ndaraho, umusaza arambwira ngo agiye kurara muri bene wabo, ari we papa, jyewe ndara kwa mukuru we Sinapolo. Buke ndabwa ngiye kumanuka Nyagatare, mu karere ka Nyagatare, nongere nshake uko nibeshaho, ndareba ibi ntabyo. Ntashye papa arambwira ati kuki wagiye ntakubonye, ati kuki wagiye tutavuganye. Ndamwihorera, ndagenda ndakora, arangije maze nanone umwaka
aho ho nazamukanye 120, aribwo ambwiye ati zamukira kimwe noneho uze nkwigishe ya myuga nakubwiye uri Uganda, ujye kwiga kubaza, ujye gushaka permis na provisoire. Aho ngaho narazamutse, amafaranga nzana 120. Covid yasanze mu karere ka Nyanza, ngiye ngezeyo, nagiye bari kuri bonane, turariye turanyoye, mbona ni byiza, burakeye, mbona ni byiza, burakeye, mbona ni byiza, ariko abanyereka bose akaba n'abantu binywera inzoga, nta muntu w'umurokore n'umwe nigeze mbona. Aho ngeze gura mwana wanjye bereke ko wakoze amafaranga, aho ngeze gura mwana wanjye, amafaranga arashira, nsigarana 25,000. ndavuga ni iyo nitike noneho mbese nanjye nageraga aho ngeze nkavuga ni itike ishize byaba bindangiriye. Korona biraje, gufunga imodoka ziba zirahagaze, ndategereza, bigezemo hagati sinzi ukuntu yaje kujya kunywa, yanyweraga mu Ruhango, aza yasinze, mfite umuhungu witwa Janvier n'uwitwa Jean Claude, batangira kunshakaho nk'inyenda muvano niko nabyita, bashaka kugira ngo batongane. Noneho ndabwa ni rero mwitongana n'ababyeyi, gutongana n'umubyeyi ni bibi, kuba avuga ukamusubiza ntabwo ari byiza. Uwitwa Janvier abavuye ati nakwereka tuwe nagukubita, ubundi hari nkande hano ko atari iwanyu, urivanga mu bya papa na mama kubera iki? Hazamuka imvururu, zizamutse mbona neza bose noneho bararakaye, wari papa wanzanye aho mbona ntashaka kuvuga, mbona ntago bimeze neza. Aho ngaho nahise mpunga, mbavamo njya aho yitaga kwa mukobwa we mu Ruhango witwa Tabeya, ndagenda ndamuganiriza ikibazo muri izi saa 6 z'ijoro, saa 5. Hanyuma arambaza ati ikibazo kindabimubwira, arambwira ati nyine babonye ko bakuriye bakunogonoye, batangiye kukurwanya, batangiye kugushakaho amahane. Arambwira ati rara nibucya turajya iwanyu numva icyo papa babivugaho. Bwarakeye tujyayo, umusaza yaryamye yanga kubyuka, baramaze se kuki umwana yarayabuze ntujye kumushaka, araceceka ntiyagira icyo avuga. None abo bahungu be baravuga ati nuko arafite aho ahungira, iyo atahagira tuba twamweretse. Hanyuma ubwo mbona ko bidashoboka, tubaho yakibiye imyenda yanjye ari iriyo, mbangarutse mu Ruhango ku muntu batigeze bananyereka nkihagira ngo bambwiye ati umuntu no mu muryango wanyu. Abariho mbandi yakoraga ku bitaro bya Gitwe, akora y'amasuku. Hanyuma ndagenda mbayo, igihe kigeze cyo gutaha imodoka bazifunguye, ngaruka mu Burasirazuba, nongera njya mu nka njya gushumba. Ibya papa n'uwo ngo byarangiye? Ibya papa naho byagarukiye, ndaragiye 2019, 2020, 2021, 2022 ndi mu nka, amafaranga ndayabona pe. Ikibazo nuko ngura n'itungo bakaryiba, nagira bajya ngo ntibaryibye rigapfa. Sinzi uko bigenda, sinzi iherezo ryabyo. N'ubu tuvugana ejo kuwa kabiri banyibye intama iguze 70,000. Rwose ihaka ifite amezi yenda kubyara, barayitwaye ntago bwarakesanga bayikasa umutwe, bayitaye aho ngaho umutwe, ibindi babijyanye. Hanyuma rero nguma aho ngaho, mu kwezi kwa gatatu tariki 17 nibwo naje kumva amakuru ya mama Nitegeka, nanone yongera kumvugisha ambwira ko yamboneye umuvandimwe witwa Ngabonziza. Mu we mwaka? 2023. Ejo bundi umwaka ushize. Nanone nshaka ibyangombwa binyemerera kuambuka, nta kindi n'indangamuntu ndayegereza, numva ngeze umunezero wo kuvuga ngo njye kuri umuvandimwe, cyane ko yambwiraga ko ari mukuru wanjye. Iwe naharaye rimwe muri ho yimaho ngaho aho ari, ndagenda mpaye nimero ya Ngabonziza njya kumureba hari muri Nakasongora mu gihugu cya Uganda aho ngaho. Ndagenda ngezeyo ndamugani rero bambwiye ko uri mukuru wanjye nkaba muri umuna wawe. Nibwo bambwiye ati niba ushaka kugira ngo tubiganireho neza byumvikane, tugende ugura inzoga ariyo Kanyanga, twicare tuganire tugere ku ntego. Nibwo namugani nge sinywa inzoga, nta n'amafaranga yo kugura inzoga mfite, niba udashobora kubinganira ngo tubiganire turebe icyo gukora, ubwo ngubwo birananiye nsubiye iwacu mu Rwanda. Arangije arambwira ati igendere ubwo nta makuru ushaka. Nasubiye kwa mama Nitegeka ndarayo, bwarakeye ndamugana nsubiye mu Rwanda. Arambwira ati rero ubwo usubiye mu Rwanda ni byiza, ese wamubonye? Ndamugana nta makuru nabonye,
byose uko asa nabonye muri we ni umusore mugufi w'imisaya migufi, ntabwo sinzi niba dusa cyangwa tudasa, nta n'amakuru yampaye. Arambwira ati rero mwana wanjye ubwo umanutse ukaba ugarutse mu Rwanda, genda ugende amahoro, icyo nzi neza cyo nuko ushobora kuzagaruka muri Uganda ntusangeyo. Ndamubaza se uzajya he? Nshobora kuzajya muri Sudani. Ese kubera icyo udashaka guhamahamo ukunda kwimuka cyane? Arambwira ati jye nibyo nkubwiye, nzajya mbaho umutima wanjye ushaka. Ndamwihorera ndagaruka, ubu ngubu ndongera asubira mu nka. Uyu mwaka 2023 washize ndi mu nka, n'ubu ndacyari umushumba, ndaragiye, ndacyari mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi. Ubwo ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ababyeyi banjye nta kintu ndamenya. Nyuma ari kuriya mukuru wawe yongeye kugutelefona? Hanyuma nyuma yaho ejo bundi umwaka urangiye mu kwezi kwa mbere gushira, uwo mukuru wanjye Ngabonziza yaje kumpamagara, mpamagaza nimero y'Inyarwanda ya Tigo. Kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo 2024. Arampamagara arambwira ati naje kwicara nibuka ko hari umuntu muri umunange waje kundeba, sinamuha amakuru, ariko noneho nabimenye ko ngomba kuguha amakuru nkabiha agaciro ko wahagurutse mu Rwanda ukaza kundeba utanze. Atewe papa wanjye yitwaga Sabimana Gaston, twari dutuye n'ubundi mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora, ni naho nafatiye indangamuntu. None yego mama wacu akitwa, mama wanjye akitwa Nyasikubwabo Tereza. Ndamubaza se ko numva amazina n'ubundi adahura, ubwo umuvandimwe wanjye gute? Arambwira ati jewe nayo warusanzwe ntago bihura nayo nari sanzwe nzi. Arambwira ati jewe byo nzi nibyo, nawe ubwo kubizi nuko icyo gukora cyo ntacyo dufite. Hanyuma rero kuva ubwo kugeza n'uyu munsi nta yandi makuru mfite, ndacyashakisha umuryango, sinzi inkomoko yanjye, sinzi amazina ya nyayo y'ababyeyi banjye ahamye, ndaho gutyo ndi mu gihirahira, ariko nizeye ko amaherezo yose hari ubwo bazavaho bakaboneka. Kugira rero ngo uhaguruke ugana umuryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye, igitekerezo cyakujemo gite? Kugira ngo ngane uyu muryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye, kuhatangira amakuru kugira ngo ndebe ko bamfasha gushakisha umuryango, naje kumva ikiganiro kuri radiyo Rwanda. Hari ikiganiro cy'abacu babuze mu 1994, batanze nimero, ikiganiro gishoje narayifashe. Iyo nimero ikiganiro nacyumvise mu kwezi kwa 10 2023. Yego mfata iyo nimero ndayandika, ndavuga nti ngaho amahanga nayagiyemo nubwo ntayijyanyemo, ahantu hose narashakishije narababuze, reka noneho nzahamagara iyi nimero numve ko nahabwa ubufasha. Nibwo kuvuga ngo narahamagaye, tuvuganaho, bampa gahunda yo kuba naje uyu munsi gutanga amakuru ayo mfite. Ubwo rero ndacyategereje, ariko icyo nizeye cyo nuko Imana izanshoboza nkabona umuryango wanjye nkomokamo. Murakoze. Urakoze Jean Claude. Ndagira ngo udusobanurire, wigeze uvuga ko ufite irangamuntu? Irangamuntu ndayifite. Yego. Irangamuntu reka nkubaze gato. Yego. Iriya rangamuntu wayifatiye he? Ninde wayigufatiye? Ni wowe, ni umubyeyi wakoreze? Nagira nabyo ngo bidusobanurireho. Ese ababyeyi bayanditseho ni bande? Byose bidusobanurire. Irangamuntu yatangiwe mu karere ka Gisagara, murenge wa Ndora. Irangamuntu nayifashe bandikisha irangamuntu nari ndwaye ndi mu bitaro bya Kibirizi. Umubyeyi niwe mama Nitegeka, niwe wazanye abafotora, baramfotora gusa barambyukije ku gitanda, bantwara mu ntebe yasheze yari iri aho ngaho, barambwira ati icaraho, ndicara. Undi azana imeza, azana agatebe, nawe yicara, ashyiraho kompiyuta, baramfotora. Hanyuma igihe gitoya ngiye kumva numva ko irangamuntu zasohotse ari kujya kuzifata, ariko jewe kambivuge gutyo kuko nari ndwaye, mfite ikibazo cyo kuba ndi ikiragi, ntabasha kuvuga, n'amatwi ntago yumvaga neza, ariko mu busobanuro niko nabivuga kuko niko niyo serivisi yari iriho.
hanyuma rero mama n'itegeko uwo niwe wankoresheje irangamuntu ni nawe wayizanye. Yego. Ntabwo uzi ababyeyi banditseho? Ababyeyi banditseho ntabo nzi kuko sinigeze mbasha kujya kwiyandikishiriza indangamuntu. Iyo nza kujyayo nari kuvuga ngo ababyeyi naba ariko amazina ntayo nzi. Nabonye mpabwa indangamuntu, umubyeyi ambwira ko indangamuntu ari izatuma ngira ubunyarwanda buhamye mu gihugu cyanjye, ngomba kuzayibungabunga neza ikareka kwangirika kuko ari izamfasha kugira agaciro mu gihugu cyanjye. Yego. Ni ukuvuga ko kugeza ubu uriya mubyeyi mama niyitegeka wavuze ko utazi amazina ye. Yego. Mwarinze mutandukana Uganda atari yakubwira amazina y'ababyeyi bawe? Ahubwo tumaze kuva mu Rwanda tugiye Uganda ho nta nubwo nigeze nongera kwigora mubaza amazina, kuko nabonaga ko urugamba rusigaye ari urwo guhaguruka nkifatiramo cyewe nkashaka umuryango wanjye wa nyawo. Kuko ibyo kuba narakuze ntazi amazina yiwe ndi umwana muto tubana mu nzu, ntabwo ari kumbwira amazina yiwe ari uko nsohotse mu rugo rwe ngiye. Na n'uyu munsi nta mazina yiwe ahamye nzi. Yego. Dutangira ikiganiro bavuze ko ababyeyi bawe papa ari Nsabimana, yego, mama kitwa Irene Scovia. Yego. Ariko watubwiye ko yabwiwe n'umuturanyi. Muturanyi wayambwiye. None uriya witwaga mukuru wawe, wiyitaga mukuru wawe, yego, we yakubwiye ko papa wa Nsabimana Gaston na mama Nyirasikubwabo Teresa. Yego. Wowe iyo ubihuje ubihuza gute? Ay'ukuri n'ayahe? Ngaho tubwire. Jewe nkanje ubwanjye kuko nta kintu nabashije kumenya nkiri umwana, n'impuzangano yabyo ntayo mfite. Mbyumva gutyo kuko nta n'umuntu n'umwe uravayo muri ayo mazina ngo numve yashyizeho itangazo ko arangisha umwana yabuze witwa ku mazina yanjye avuga Yaremye Jean Claude. Jewe nijyewe ugishakisha gutyo, nijyewe wagize iryo shyaka, ariko nta mubyeyi cyangwa umuvandimwe ndumva uretse uwo Ngabonziza yabonetse ejo bundi nawe utarigeze umpa amakuru. N'uyu munsi nimero yampamagaye ikaba ngo yarahagaritswe by'agateganyo, ikaba itagikora. Ubu ntabwo icamo nubwo nahoze nyihamagara njya kuza hano biranga pe. Inkomoko y'amazina yawe rero havuga Yaremye Jean Claude. Uyu ntabwo waba uyazi? Kuva ntazi itangiriro n'iherezo ntaryo nzi. Wakuze usanga witwa? Nakuze nsanga nitwa gutya, ntabwo amazina yanjye yahinduwe ninjiye mu gihugu cya Uganda gusa. Ariko kwirangamuntu n'aya mazina mfiteho, no mu bana aho ngaho no ku ishuri aho ngaho niyo mazina nari mfite na mbere ntarafata n'irangamuntu. Amazina yaje guhinduka ngiye mu gihugu cya Uganda. Mama Niyitegeka se we muherutse kuvugana? Mama Niyitegeka muheruka muri izo tariki zo mu kwezi kwa 3 2023, aribwo yandangiraga ko yabonyeho mukuru wanjye Ngabonziza kuri telefone, niho twavuganye. Ariko ni ukuvuga ngo nawe ubu ntago mperukana nawe, telefone ye nimero zavuyeho ntago zikibaho, ntago zicamo. Businzi nawe ukuntu bimeze, ushobora kuba kiri muri Uganda cyangwa yaragiye nk'uko yabivugaga. Ubwo rero bavugaga ko uwo mukecuru wakuze ambwira ko aho ndi kwa mama Niyitegeka atari mu rugo, yambwiraga ko papa iwe mu rugo cyangwa se aho akomoka ari Rwinzuki. Ubwo bivuze ko Rwinzuki sinzi niba ari mu murenge wa Ndora, niba ari mu wundi murenge, wenda akaba ari uwa Kibirizi, ntabwo mbizi, sinabisobanukiwe, twahavuye ntaramenya amakuru afatika. Ariko we yambwiraga ko mu rugo hanyaho ari Rwinzuki mu karere ka Gisagara. Uwo mukecuru saracyariho? Umukecuru yitabye Imana, twagiye kuvayo yaritabye Imana. Yari umukecuru ukuze cyane. Nta bana yasize? Abana be ntago mbazi kuko bamwe na bamwe witwaga Ndembeho, umukobwa witwaga Ntakirutimana. Witwaga Ntakirutimana nawe ni umuntu wakundaga gusenga, ajya mu bintu gusenga mu idini ry'Abadiventiste, ntabwo yakundaga kubonekaho. Yari umukobwa we? Yari umuhungu we. Ni umuhungu. Bari Abadiventiste? We yari umudiventiste, ariko umukecuru ntabwo yabashaga kugenda, yari yaramugaye amaguru, yirirwaga yicaye aho ngaho. Uwo mukecuru? Yego.
burya bo bari batuye hehe? ni Gisagara, mu karere ka Gisagara, umurenge wa Ndora. Bari batuye mu gasenta kitwa mu Gitwa, niho bari batuye. Kuva uza mu rugo twari dutuye bakoreshaga isaha yose ku maguru. Ese yakubona gukumira? Niwe yambonaga mvuye ku ishuri. Kuko niho nacaga mu rugo rwe ngiye ku ishuri, nanataha bariho nca ngaruka. Yego. Okay. None ngaho ugira icyo ubwira bakurikiye inkuru yawe, niba ari cyo wabisabira ushobora kubabwira nta kibazo. Icyo nabwira abakurikiye inkuru yanjye ni uko kubaho utagira umubyeyi ari agahinda. None akarusho n'amazina ubasha kuba washakiraho wakoreraho iperereza ntahure, ayo bakubwiye ayo uzi ntibihure, ayo yakubwiye ayo yakubwiye ntibihure. Rero rwose uwabasha kugira uko yamenya ayo mazina y'ababyeyi banjye, Irene Scovia na papa wanjye Sabimana, bivugwa ko bari batuye muri Rwinzuki, ntasobanukiwe neza umurenge uwo ari wo, bashobora kuzamenyesha kandi Imana izabaho umugisha. Kandi ikindi ngira ngo ushishikarize cyane cyane urubyiruko rw'u Rwanda ni ugukunda igihugu cyacu, kuko niho twabonera amahoro gusa. Uwumva adashaka kuzahashyirwaho agahato ko guhindura izina rye kandi afite izina riri ku ndangagaciro yiwe ariyo ndangamuntu, yakwigumira mu gihugu cye kuko niho hari amahoro n'umutekano. Yego, murakoze. Murakoze Havugimana Jean Claude. Mumaze kumva ubuhamya bwa Havugimana Jean Claude. Jean Claude ni umwana ushakisha umuryango, ariko mu by'ukuri ntabwo azi inkomoko ye, amazina y'ababyeyi be. Mwumvise ukuntu bagiye bamusiragiza, benshi bamwiyitirira, ariko mu by'ukuri bagambiriye kumumaraho utwe. Havugiyaremye Jean Claude rero yatubwiye ko hari umukecuru wari umuturanyi wabo, nubwo bari bategeranye cyane, wari utuye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Ndora. Umukecuru witwa Venansiya, yitwaga Venansiya kuko yavuye mu mubiri. Wamubwiraga ko urugo umubyeyi wamureze bitaga mama Niyitegeka ko atari mama we, ahubwo ko papa we yitwa Nsabimana na mama akitwa Irene Scovia, kandi ko bari batuye Rwinzuki. Rwinzuki iri mu murenge wa Ndora. Ubwo rero niho Jean Claude yatangiye kumenya ko uriya mama Niyitegeka wamureraga atari mama we, ariko mu makuru yagiye abona amakuru atandukanye nayo uriya mukecuru yamubwiye, aho uriya mubyeyi wamureze yamurangiye witwa mukuru we Ngabonziza. Uwo Ngabonziza akamubwira ko papa wabo yitwa Nsabimana Gaston, na mama we akitwa mama wabo akitwa Nyirasikubwabo Tereza. Ariko mu by'ukuri nta makuru afatika Jean Claude yashoboye kubona ku buryo yabishingiraho abyemeza. No gufata irangamuntu ye yatubwiye ko uriya mama Niyitegeka ariwe wagize uruhare mu kwandikisha irangamuntu ye. Yayifatiye muri Gisagara, umurenge wa Ndora, ariko ayifata ari mu bitaro adashoboye no kuvuga. Ariko niyo yari kushobora kuvuga n'ubundi nta makuru yari afite y'umuryango we. Jean Claude rero Havugiyaremye arababaye, akeneye kumenya umuryango we. Uwamenya amakuru ajyanye n'amakuru ku nkuru yavuze yaba atugiriye neza, yamenyesha umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye, akoresheje nimero 0783 83 27 47. Murakoze.